ni ahashize hadufasha kubaka ahazaza, ariko kuguma ahashize naho bituma utabasha gusingira ejo hawe hazaza. Uwo muhungu uri kuvuga genda ujya kumushaka, ahubwo abenshi none se abahungu aba bahungu wiri gutumiza bazavaye. Ubukene bwarateye, abantu bafite ubukene bukabije, abenshi ni abakene, abatari abakene barafashwe. Muri kumva ababakire cyane bafite abagore bashatse abagore ndari muri fiance, ahubwo abasigaye bari free, bari available, batarakoreshwa. Ni abakene barakubiswe babuze amafaranga, baracyari kuyashakisha. Rero inka ntabwo itamase ngo tuvuge ngo ni umuceri ngo ugiye kuwurya, okay, nubwo wawukoramo ifumbire, ariko biriya bintu biba bigoye. Urayihorera, aho itaye amase hose urayireka, ahubwo ukajya kuyakuka, ukayakuka kandi utavuze ngo natse, urayakuka ukayatwara, ukanayakukisha intoki noneho kugira ngo unabyemere, ntabwo uzana igipapuro. Amase yakukisha intoki zawe ukazishyiramo n'inzara, byose bikajyamo, kandi mu kanya ukajya kurya ubugari. Oh, welcome back. This is Mama Charlene official. Ubwo mbanje konyereza. Okay, nkuko mubizi ni Mama Charlene official, ubari imbere cyangwa uri imbere ya kamera ni Uwiragiye Charlene. Abenshi ntago muzi izina ryanjye rya kabiri. Abantu benshi bakunda kumbaza ngo Charlene, ngo witwa ndirindi. Okay, izina ryanjye rya kabiri ni Charlene. Then abambaza ngo Zeriyoni narikuye he? Zeriyoni ni rifite ubusobanuro rivuga ibintu byinshi, mu byiza se cyangwa mu bwinshi nyine. Yes, nuko ngoko. Okay, ndakeka rero mumeze neza cyane, abatameze neza mwihangane, abatameze neza muraza kumera neza. Natangiye kurwara utuntu tw'utugripe ariko ubu ngubu meze neza. Umuntu rero uri ku buhanga bw'ibyuma cyaza mu cameraman yitwa Pacifique, akora utuntu twiza sometimes. Okay, tugira icya kiganiro rero njya mbagezaho fight or die. Murambibabwira niba utiteguye kurwana muri iyi si ni ugupfa nyine. Niba utiteguye kurwana gushaka ibyo ushaka nyine, bivuze ko ugomba uzava mu isi ukibabaye. Icyo ushaka giharanire, niba udashaka guhora urira ujye ukora cyane, kuko ubukene buraryana kurusha ibintu byose. Buriya nubwo bavuga ngo narwaye umutwe, ngo wandiye cyane, umunsi uzagira inzara uzamenya ko ubukene burya buryana kurusha ikindi kintu. Ubukene buryana kurusha isasu. Isasu hariya barari gukubita bakagenda kwa muganga, wenda bakaguha ibinini cyangwa bakagutera igishinge kigabanya uburibwe, ariko nta kinini kibaho, nta n'urushinge rubaho rugabanya ubukene. Sha mwitonde, nta kinya bagutera ngo ureke kumva ubukene. Ubukene burakurya bukagera no kwigufwa bukakumvisha. So kadutangire uyu munsi rero. Muri kwibaza ngo nabazane nagacyayi keza karyoshye nagatekewe na Mama Charlene, utuntu tw'uturungo twiza nyine tuba turyoshye cyane nk'imfura nyine se ubyumva se. Okay, voilà, karakanyuzemo kadukomeze. Muribaza ngo uyu munsi nabazaniye topic, mbafitiye topic nziza cyane, kuko niba ukunda ibiganiro bya Charlene ndabizi yuko biri bukubere byiza kandi biri bugushimishe. Uyu munsi nakuzaniye ibintu 10 bituma uhora mu buzima bubi, cyangwa se bituma uhora uri umuhombyi mu gihe abandi bakomeza batera imbere. Uribaza rero ngo ni ibi. Before yuko dutangira, kandi subscribe, like, comment, then dukomeze sharing, usangiza abandi. Niba uri umukobwa sharing ku mukobwa w'inshuti yawe, niba uri umusore sharing ku mutipe w'inshuti yawe, gutyo twese ibintu byose bitugera ko twese bidufitiye umumaro. Nabibutsaga ko ari ikiganiro fight or die. So let's go. Ikintu cya mbere gituma uhora uri umuntu wo hasi, utajya utera imbere, umwaka wa mbere uratambuka, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, ni uko buri munsi ntiwemera gufatikanya n'abandi. Ntushaka gukorera hamwe n'abandi, wumva ko ibintu byose ugomba gukora wenyine. Ntabwo ushaka gufatikanya na bagenzi bawe. Naho hantu uzigera ugera niba udashaka gufatikanya n'abandi. Urugero nko mu ishuri,
nk'igihe uri umunyeshuri ariko udashaka wenda uzi n'ubwenge bwinshi pe, ntushaka gufatikanya n'abandi ngo basobanurire, udafite icyo yumva ngo acyumve. Ariko reka nkwibutse yuko after y'ishuri, ubuzima bwo mu ishuri n'ubuzima nyuma y'ishuri biratandukanye cyane 100%. Hari igihe uwo wanga gusobanurira ari we ushyira impapuro zawe za diploma ati wampaye akazi, kandi yarabaguha nyuma mu ishuri. Bivuze ngo rero muntu wige gufatikanya, jya ufatikanya n'abandi bantu, ni byiza kandi birafasha cyane. Icyo ngicyo cyari icya mbere. Ikindi kintu cya kabiri gituma abantu bahora mu bukene cyangwa se bahora mu buzima bubi, batajya batera imbere mu buzima bwabo, ni uko wiremeye imipaka. Nta cyizere wigirira, uhora wipfobya, uhora wumva yuko ntacyo uri cyo, uhora wumva yuko n'icyo wakora kitatera imbere. Kankubwire, nuwumva wabuze icyizere mu buzima bwawe, uzamenye yuko wapfuye. Icyizere nicyo gituma turyama tukabyuka, kuko uba ufite icyizere yuko mu gitondo uri bujye ku kazi ukabona amafaranga, uba ufite icyizere yuko hari umuntu uri buguhamagare se akakubwira ngo wabonye akazi. Niyo mpamvu turyama tukabyuka, sibyo? Icyizere kitabayeho nta nicyo twaba tubyukira. Icyo cyizere ni nacyo inzozi tuba dufite, inzozi ndota, inzozi urota, nizo zituma turyama tukabyuka. Nese byaba bimaze iki umuntu abayeho gutyo nk'igiti? Ntacyo byaba bimaze. Kuryama ntacyo byaba bimaze, no kubyuka ntacyo byaba bimaze, sibyo? Kuko waba udafite icyo uri bubyuke ukora. Tubyuka rero tukagenda kuko tuba dufite inzozi z'icyo tugomba gukora. Ntukipfobye. Iyo mipaka ni iki washyize mu buzima bwawe? Wiremeye imipaka wumva yuko udashobora gutera imbere, wiremeye imipaka wumva yuko icyo runaka akora utabasha kugikora, wiremeye imipaka wumva yuko icyo wakora abantu bagusuzugura. No, wowe ugirira icyizere, iyizere, urashoboye kandi ushobora gukora ugakora amateka abantu batigezaho. Nguhaye urugero, perezida, ntabwo nibuka ngo ni umuhe mwaka, perezida wa Amerika Abraham Lincoln, ndibuka niyo ngo yararwaye, sinibuka ko yarwaye imyaka myinshi, sinibuka indwara yararwaye, ahatanira kuba perezida wa Amerika amanda 7 zirengaho ndakeka. Amatora amutsinda, aza kurwara indwara, niba yari agahinda gakabije, niba iki, aza kugwa muri koma, nyine giba mu buzima bubi butari kumwemerera yuko abaho, bwari no gutuma yiyahura. Ariko ntigeze acika intege, yaje gukomeza arahatana, birangira abaye perezida wa Amerika. None uyu munsi ni umwe mu baperezida bakomeye ku isi b'ikibi birangirire tugomba kwibukana n'izi saha. Turacyamuvuga kandi ntabwo akiriho, bivuze ngo yarakoze, asiga imirimo ku isi. Nawe rero ushobora gukora ubwo bunebwe ufite, kwitinya ukumva ko ntacyo ushoboye, bikureho. Iyo box wifungiyemo, iyo box wafungiyemo ibitekerezo byawe ufite, iyo box wafungiyemo imbaraga zawe, yifunguremo, uhaguruke ukore, abantu bamenye ibyo ugomba gukora kandi abantu bakubaha. Kuki wumva ufite ubwoba bwo kugaragaza icyo ushoboye kandi utarigeze ubibwira abantu ngo babimenye? Umuntu usoza ajya kugusuzugura atabizi, kandi burya niyo ukoze ikintu abantu bose bakagushima, ujye umenya ko haba harimo ikibazo. Uzabona abantu 10 bagushima, ubone nk'abandi 5 bakugaya. Byose ni ubuzima, niko bumera. Icyo cyari cya kabiri. Ikintu cya gatatu rero ari nacyo gikomeye cyane, abantu bakora ariko batazi yuko kibagiraho ingaruka. Guhora utekereza ibibi byarangiye by'ubuzima bwawe, biragusizitira, bigatuma utabasha gutera intambwe ngo ukomeze ngo ugende. Guhora mu byahise, udashaka kujya ahazaza. Burya njya mvuga ngo aho turi uyu munsi, aho twarangije, ubuzima twanyuzemo ahashize n'ubuzima turimo uyu munsi, ni ikiraro kitugeza ahazaza hacu. Noneho ibyo dukora, sibyo? Ibyo dukora uyu munsi n'ibyo byose byagiye bitubaho, nibyo bigena abo tuzababo muri icyo gihe cy'ahazaza. Nimba uhora ahashize, ugahora ariho utekereza, udashaka gusingira, nimba uhora ahashize, utekereza ahashize, niba uri no mu buzima bw'uyu munsi, ntushaka gutekereza ngo nzakora iki, ngo bigenda gute, bizangendekera gute, ntushaka gutekereza ejo hawe hazaza.
bivuze ngo nta nubwo uri gusingira rwa rwego rukugeza ejo hazaza. Urwo rwego ruzagera ruzeho umugesi rucike, ntabwo uzagera ahazaza hawe. Rekera rero, ari abantu baba barahuye n'ibikomere byinshi cyane turabizi, bafite ibikomere mu mitima yabo, bikaba ari byo bituma batabasha kugera ejo hazaza. Gerageza ubashe komoka ibyo bikomere. Hari ibikomere ugomba kugerageza ukabanza ukabyiyomora, hari n'ibikomere wenda Imana izakomora, hari n'ibikomere n'abantu bazaza bakakomora. Ariko burya umuntu ufite igikomere ahorana ku mutima wiwe, ntabwo ashobora kubasha kugira ahantu agera, kuko aba afite ikintu kimufashe kigatuma atabasha kugira aho ava ngo agire aho agera. Rero ahashize ni ahashize, ahashize hadufasha kubaka ahazaza, ariko kuguma ahashize naho bituma utabasha gusingira ejo hawe hazaza. Bivuze ngo rero hari ibintu byinshi ushobora gukora bikakumara agahinda, ushobora kureba ibintu bigushimisha, ushobora kuba uri kumwe kugumana n'inshuti ntuzisige cyangwa ugume ngo uri wenyine. Ibyo byose ni ibintu bishobora kugufasha gukira ka gahinda kawe gakabije ufite, umubabaro uhorana, bigatuma wumva isi warayirambiwe, ukumva ntabwo ushaka gukora ngo ugire ahantu ngo utere imbere. Icyo cyari icya gatatu. Ikindi cya kane nababwiye na gikomeye cyane, kandi abantu bakunda ibyiza batazi kubikorera. Umuntu akunda agakweto keza utabasha kukagura, akajipo keza, agakanzu keza, ukunda gusohokera ahantu heza, ukunda ibintu byiza ariko suzi kubikorera. Noneho ngo abakobwa kenshi ndashaka boyfriend, ufite inzu, ufite amafaranga, wize, uzabasha kunsohokana, nkabona buri kimwe cyose nkeneye. Se muko iyo uri gukora iyo deriva baba bari kuderivaringa, iyo kuderivaringa ariko hari ibintu ngiye muri iyi si binyica, sibyo? Ariko umuderivaringa kandi ugasanga uwo mukobwa ntapima na metero na santimetero n'10, sibyo? Ugasanga ubwo bwiza ari kuvuga ni Miss wenda, singira umuntu nkomeretsa, niko ajya avuga ngo ba Miss Sogoro, sibyo? Ugasanga amashuri nawe ntiyigeze yiga, afite amashuri makeya, ahubwo yirirwa yicaye aho ngaho ari kuderivaringa. Nta kigo gihari, nta kampani ziderivaringa abahungu. Ibyo ngibyo mubimenye. ngo utanze cash then bakuderivaringa, cyangwa se ukicara aho ngaho ngo munderivaringire umuhungu, ndashaka umuhungu w'ibogari, munini, mwiza, useka neza, muremure, wize, ufite inzu, ufite amamodoka. Nta kigo kiderivaringa abo bantu, nta kampani ihari uzatumizaho abo bantu. Nimba ushaka uwo muhungu, niba ushaka ibyo byiza, nawe banza ubikorere. Basi uwo muntu namutuma ufite 1/2 cy'ibyo ushaka, ariko nta na 1/2 ufite, ariko wicaye aho wariteretse wigize nyiramwiza, yeze kubivuga aho ufite inzara, kumva nyine inzara ziri aho ngaho nizo zizakora ibintu byose. Kuba ashinguye cyangwa se nayo ngonga amataye ararangira. Nshuti yanjye, ibyo niba ari byo bigushuka, ukunda utuntu twiza utazi gukorera, sibyo? Uwo muhungu uri kuvuga genda ujya kumushaka, ahubwo abenshi none aba bahungu wiri gutumiza bazavaye. Ubukene bwarateye, abantu bafite ubukene bukabije. Umuhungu yicaraga kubita imitwe hirya, yibaza nzakora iki nzakora y'amafaranga, nawe ukirirwa uderivaringa. Abenshi ni abakene, abatari abakene barafashwe, muri kumva. Ababakire cyane bafite abagore, bashatse abagore, ndari muri fiance, bafite n'abana se bakiri batoya, ahubwo abasigaye bari free, bari available, batarakoreshwa. N'abakene barakubiswe babuze amafaranga, baracyari kuyashakisha. Wowe icyo wakora, genda ufatemo umwe ushimye, nyine wenda bihwanye n'ibyo ushaka, genda mufashe ibyo byose mu bireme. Nawe kwicara uderivaringa. Nshuti yanjye, ibyo ngibyo byibagirwe. Kimwe n'abasore, rega si abakobwa gusa. Abakobwa ngo baragowe, ngo nibo bakora. Abahungu ndashaka igikobwa cyiza, cy'ibyiso byiza, giseka neza, abajya bavuga ngo amabere ashinze nk'imitemeri, ufite mu nda zeru, ufite amataye, ibyo bintu byose. Wenda se w'inzobe cyangwa se w'imibiri yombi, nyine umukobwa mwiza wundi ureba ukavuga ati waw, cyakora afite umukobwa pe, cyafite umugore, sibyo? Hanyuma uwo muhungu
murabona ubukene buriho sio abenshi ntago ababyeyi baba babateganyirije umukobwa arabyuka agaca atuyemo nta mazi ahari injerekani bayivoma 500 arabyukana injerekani ku mutwe araza umusatsi wabaye ute narangiza aveyo akubure niba ari mu cyaro agiye gukuka kwa kundi bakukira inka sibyo agiye gutashya so gushaka inkwi agiye kwahirira ingurube cyangwa agiye kwahirira inka avuyeyo agiye mu gikoni nukwirirwa yatsa mu muriro amakara se inkwi ibiki byamusharuye byagenze gute uwo mwana arahita abyuka nabwo ajya gutera intabire nawe nirangiza wicira ngo ndashaka umukobwa umeze uko ndashaka umukobwa umeze uko rero warangiza umukobwa yazizi wenda yakiwura n'umuhungu akamufasha akamera neza wowe ugatangira kurehare sibyo hanyuma uwo muhungu murabona ubukene buriho sibyo abenshi ntago ababyeyi baba babateganyirije umukobwa arabyuka agaca atuyemo nta mazi ahari injerekani bayivoma 500 arabyukana injerekani ku mutwe araza umusatsi wabaye ute narangiza aveyo akubure niba ari mu cyaro agiye gukuka kwa kundi bakukira inka sibyo agiye gutashya so gushaka inkwi agiye kwahirira ingurube cyangwa agiye kwahirira inka avuyeyo agiye mu gikoni nukwirirwa yatsa mu muriro amakara se inkwi ibiki byamusharuye byagenze gute uwo mwana arahita abyuka nabwo ajya gutera intabire nawe nirangiza wicira ngo ndashaka umukobwa umeze uko ndashaka umukobwa umeze uko rero warangiza umukobwa yazizi wenda yakiwura n'umuhungu akamufasha akamera neza wowe ugatangira kurehare kwa kundi ugatangira gusohora akarimi kwa kundi nyine sinzi ukuntu gikunda gusohora ururimi sibyo ikintu cyose abonye nk'inuze nyine sinzi nk'ibonye inyama sibyo ukajya ku muntu ukajya ku mukobwa w'abandi wifitiye umuhungu wamuvunikiye ukamukura muri bwa buzima bubi rero ejo bundi bagiye ngo bakorogesheje ejo bundi ngo bagukubise ifoke ngo bagukubise ikofe ukarira muba mwagiye kurya ibitari ibyanyu muba mwagiye muba mwarenze imipaka uwo mukobwa nawe ushaka ibyo byo kwirirwa wicaye mumeze gutyo mutumiza wagiye ahubwo ukamufasha ese ubundi ninde ababwiye yuko umukobwa wisiza adake buriya ikibyica byose ni ubukene umukobwa yisize ukagenda ukamugurira urukweto ukamugurira umwenda ukamugaburira neza ayo mata arayazana ayo maso meza arayazana wazana amaso meza wirirwa uhuha mu mwotsi wirirwa uhuha imyotsi yakwisha wazana amaso meza ukuye hehe izo nzara ziza yazikura hehe yirirwa kuka ngaho yakutse ngaho yagiye gutera intabire ngaho yagiye gukura ibijumba izo nzara nziza yazikura he ibyo mubivuga ko muze mubona abakobwa b'i Kigali nyine kuko abafite iwabo bamuteganyije ibintu byose cyangwa wenda afite abandi babimuha akabyuka ibintu byose bihari ntaho yahurira n'iyo myanda yose rero mujye mutubabarira nicyo nari ndikubwira ati buri wese ajya akunda ikintu azi kugikorera basi ukunde n'ikintu ariko hari kimwe cya kabiri cy'imbaraga utanga kugira ngo ubashe kubona icyo kintu icyo cyari ikintu cya kane mwese mugitekerezeho kuko dukunda ibi turi abantu turifuza kandi tukifuza ibintu byinshi ariko basi tujye tugira n'umutima tunabikorere sibyo aho kwicara utumiza ngo urashaka ibi ngo urashaka ibi tangira ubikorere uyu munsi sibyo icya gatanu rero ugira ubunebwe buriya reka mbabwire hari ikintu abantu bitiranya hari indwara y'agahinda gakabije cyangwa se depression nayo irangwa n'umuntu uhora uryamye cyangwa se akabura ibitotsi ariko kenshi nyine ubwo kubera icyo nshaka kuvuga agira ubunebwe nta kintu aba ashaka gukora no kwiyitaho ngo agire isuku biba byananiranye ariko ibyo bitandukanye n'ubunebwe depression igutera ibintu utabasha kwiyambura depression ni indwara udashobora kwikuraho ni igutera ibintu ingaruka udashobora kwikuraho ariko ubunebwe ni ibintu uba washatse gukora ugira ubunebwe bwo gushaka amakuru no gushakisha gushakisha amakuru yo kugera ku rindi terambere ngo uve mu cyiciro kimwe ujye mu kindi reka mbabwire sibyo hari ibintu bitahura ubunebwe n'iterambere ntibishobora guhura ni nk'uko utafata congo ngo uyambareho rugabire niko utafata taro ngo uyambareho kamambiri ntabwo bishoboka
that is impossible. uri kumva neza rero niba mu gihe ugira ubunebwe nushaka gukora wara winemfa gusa wari utegereje kandi babo bizahurira he ubunebwe bureke ngo bunebwe ngo ubyutse wikurura ntushaka gukora okay ubwo wenda ufite banki ubitsamo nta kibazo nimba ufite banki ubitsamo nimba usko papa we yaguteganyirije na mama wawe okay that's good ni byiza nimba usko banyokorume na banyarume bagukore okay ni byiza ariko nimba usko ibyo byose utabifite shiti yanjye ubunebwe busige hasi ubunebwe nibwo butuma utabasha gutera imbere ngo ugende jya kuri Google burya ubwo ekubwira ibintu byose iguha amakuru yose uragenda ugasaca ikintu ubwo burya nasanze ikintu cyose ushaka gusacinga irakiguha cyose shaka amakuru y'ibintu bishyashya uve mu buzima bumwe ujye mu bundi indyo imwe itera bwake ntabwo wahora urya imigati ngo uhore urya imigati nubwo ari myiza nayo ikenewe ariko se wahora uyirya umwaka ugashira ukambwira yuko izo ntungamubiri uzazikurayo nta hantu uzazikura ni nko kurya ibiryo bihuje byose birimo vitamini zimwe bitanga intungamubiri zimwe ibyo bintu ntabwo bihura rero uri ku bunebwe wige gukora nicyo bivuze iterambere n'ubunebwe ntibiteze guhura nk'uko Imana na Satani bidateze guhura urumva nicyo nababwiraga nta ubunebwe n'iterambere ntibiteze guhura nk'uko Imana na Satani bidateze guhuza nk'uko amazi n'umuriro bidateze guhuza nk'uko udateze kwihanganira umuntu urabizi iyo umuntu yagutwaye umuntu wakundaga sibyo akaguca inyuma ibyo bintu ukuntu utabyihanganira kukinga n'ibiri gato cyane niko rero n'iterambere n'ubunebwe bidateze guhura ntabwo byahura ntibishoboka biba bivuze yuko imodoka ijya mu majyaruguru n'imodoka ijya mu majyepfo ntabwo bihura nyine bica inzira zitandukanye sibyo icyo cyari icya gatanu kambabwira icya gatandatu ari cyo gikomeye cyane kandi abantu dukwiye kugiraho ubwenge sibyo wowe uhora wumva yuko uri mukuri uba wumva yuko ikintu cyose ukora ari ukuri nta kibukora nta kibuvuga icyo nicyo kibazo guhora wumva rero yuko ibintu byose ukora biri mu kuri ugahora wumva yuko ibintu byose uvuga biri mu kuri icyo ni ikibazo kitazigera kikwemerera kuva kuri step imwe ngo ujye ku yindi step ntabwo ntibishoboka ntibiteze no gushoboka n'umunsi wa rimwe niba umuntu akubwiye ngo wakoze byemere ntabwo ari byo nyine jya wumva yuko nawe uri umuntu ukosa ujye wumva yuko utazi ibintu byose ibyo bizagufasha nibyo bizaguha imbaraga ujye gushaka ya makuru yandi utazi nuhora wumva ko uri umuntu urenze ugahora wumva yuko uzi ubwenge ugahora wumva yuko ukomeye ntabwo bizatuma ubasha kujya gukora research ujye gukora ubugenzuzi ku kintu runaka bizatuma uhora mu bintu bishaje old fashion uzahora muri old fashion cyangwa ibintu byarangiye kubera yuko wumva ko ibintu byose uri mukuri ibintu byose ubizi ntabwo ushaka rero gutera imbere ngo ugende ku yindi step icyo ni ikibazo gikomeye cyane sibyo icyo ngicyo cyari icya gatandatu icya karindwi rero ntabwo ujya wemera guhanwa ntiwemera inama ntiwemera guhanwa uba wumva yuko nta muntu ushaka kukugira inama ibyo ni ibiki niba udashaka umuntu akugira inama ngo akubwire ngo wakosheje hano hindukira ibi wakoze si byo wari kubikora muri ubu buryo wowe ukumva yuko agusuzuguye hari abantu bameze gutyo mu buzima iyo umugiriye inama agahita yumva ko umusuzuguye shaho umusuzuguye noneho wamugira inama ari nk'umuntu uruta akuruta yewe ukavuga ati wa mwana uransuzuguye izi myaka tuba tumaze ku isi nta soni uransuzuguye cyane oya jya wemera guhanwa umuntu nuwemera guhanwa sibyo jya wemera inama umuntu nakwereka ikintu wicare wisuzume ko kurebe nimba ari byo si ngombwa nyine ngo umuntu akubwire ibintu byose by'ukuri kuko hari abantu batwigirizaho nkana bakatubeshyera bakatuvuga ibintu bitari byo ariko basi jya wihangana wakira inama niwakira inama bizagusaba guhinduka numara guhinduka bizatuma uva mu cyiciro kimwe cy'ubuzima ujye mu kindi bitabaye ibyo uzahora ku rwego rumwe uzarinda unapfa ari n'urwo rwego ukiriho sibyo
ikintu cya munani gikomeye cyane, uhora wumva yuko abantu bose ari babi. Hari abantu ushobora bameze gutyo, ariko disi ntabwo umuntu yakurenganya. Hari ibintu bibiri, hari umuntu uba ufite ibyo bitekerezo nyine akajya ahora yumva yuko abantu bose ari babi, ari ibintu yishyizemo ubwe mu mutwe. Ariko hari n'undi ubitekereza utyo kuko yahemukiwe na benshi. Abo ntabwo twabaveba, nta nubwo ibi ngibi turi kuvuga ari ibyabo, ariko wowe ugerageje wabyikuramo. Umuntu azaba mubi kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru, umuntu azaba mubi kuva uyu mwaka 2020 mu kwa gatatu ku itariki izi n'izi kugeza umwaka urangiye twinjire mu wundi 2050 2060. Isi izarinda irangira umuntu akiri mu baya. Ntabwo umuntu ateze kuba mwiza 100%. Umuntu azakubera mwiza 90%. Iryo 10 risigaye akuzonga gukoroge uvuga ati yewe niyo biruta ukambera mwiza 10-90 isigaye ukambera umuntu mubi. Ako kantu k'icumi konyine akagukoroga akagutesha umutwe ukibaza, sibyo? Ese ubundi reka mbaho urugero rworoshye. Ugomba kumenya yuko ugomba kubana n'abantu beza n'ababi bose, ukiga kubana nabo kuko ni byiza kandi birafasha, kuko ntabwo abantu bose bazakubera beza. Inka ntabwo itamase ngo tuvuge ngo ni umuceri ngo ugiye kuwurya, nubwo wawukoramo ifumbire ariko biriya bintu biba bigoye, sibyo? Ntago rero uyikubita, uranayihorera buri uko usanga yahanduje, urayihorera hitaye amase hose urayireka, ahubwo ukajya kuyakuka ukayakuka kandi utavuze ngo natse, urayakuka ukayatwara ukanayakukisha intoki noneho kugira ngo nabyemere. Ntabwo uzana igipapuro, amase yakukisha intoki zawe ukazishyiramo n'inzara byose bikajyamo, kandi mu kanya ukajya kurya ubugari. Ibyo bikwigisha rero kumenya kubana n'abantu, kuko ntuyikubita ntunayibwira nabi, kuko mu kanya ibiri buguha amata. Mu gihe kiri buguha inyana, iyo nyana ibyara izindi zoroka, ugire ifamu y'inka, ugomba kubimenya nyine ko iyo mugomba kuyitaho. Ibeshye si uyikubita uyivune, amata uzayakura hehe? Numara kuyikubita hariya ukayica, amata uzayakura niyo se uzaba uhimye cyangwa niyo uzaba uhimye? Nyine inka irakura ikamenya kwishakishiriza, iyo ngiyo nyine iramutse ipfuye indi ikomeza kubaho. Ni wowe rero uba uri guhombya, uhombya amafaranga wayiguze, uhombya amata, uhombye n'ifumbire, ibintu bitatu mu munota umwe byose uhise ubihomba. Gusa urumva ate wowe wihombeje? Rero niyo mpamvu ugomba kuyihinda ukayifata neza, igata amasahani hose wanyuze nawe ukajya kuyakuka, ugakukisha intoki, nyuma ugahita ujya kurya agasombe, ugahita ujya kurya agasombe cyangwa ukakarisha noneho ubugari, kandi byose birasa. Mujye mwihangana rero, ngo umuntu arakubera mubi ariko ntiwamenya nyuma y'igihe runaka azakubera umuntu mwiza. Uwo muntu ari kugutesha umutwe uyu munsi, ariko nyuma y'igihe niwe uzakubera inshuti, sibyo? Hari abantu benshi dufite inshuti magara tudateze no gutandukana nazo, kubera yuko kandi barahoze ari abanzi bacu rwimbi tutanabanyuraho ngo tubasuze ko tuzi ubugome bwabo, ariko uyu munsi bakaba aribo nshuti zacu magara zitugira inama kandi twizera cyane. Nyine umuntu ni mubi ariko ugomba kwiga kubana nawe, kuko umuntu ntaho wamushyira. Umuntu usuranga kubana n'umuntu ugiye kubana n'ibisimba, ntabwo bishoboka. Ikintu cya 9 kandi gikomeye mu rurimi rw'amahanga babivuga ngo you always think positive, you always think negative, not positive. Buri munsi utekereza ibintu bibi, ntabwo ujya utekereza ikintu cyiza. Negative biba ari bibi, positive bikaba ari ibintu byiza. Uratekereza ngo ese ninjya kwigira section bizagenda ute, abantu bazajya banseka kuko bazi ko nabwenye ngira? Ese ninjya gukora akazi abantu bazanseka kuko bari bazi yuko ndi umukire, ko bari banzi yuko ndi umuntu utwika mu gace nyimanukira? Uyu munsi ugahora utekereza ibintu bibi, wagira ngo ugiye gutera intambwe ngo ugere ku kintu ukavuga ati ntabwo byakunda. Buri munsi ugahora kuki buri munsi uhora utekereza nabi? Kuki udatekereza ubundi ko ibintu bishobora kuba byiza? Iminsi yose ihora ari mibi, ntabwo iminsi yose ihora ari umukara, kandi nubwo iminsi yose ishobora kukubera umweru. Hazaza umuhondo, haza umutuku, haza n'icyatsi. Ibyo nibyo bintu bibamo, ayo niyo mabara aba mu buzima bwacu. Umutuku sibyo, ni icyo cyatsi,
n'uwo muhondo. Uwo mutuku niyo yandi n'ibintu byose byanze ubona ari umukara bigoye, nta hantu ushobora gupfunda imitwe, ibintu byose byakuyobeye. Umuhondo gerageza ugumize ugerageza uhatana bikarangiza ugeze ku cyatsi watumbagiye wagiye, sibyo? Rero buri munsi ntukajye uhora utekereza ibibi ku buzima bwawe, ujye unawutekerezaho ibyiza. Nyamara ngiye mureke mbabwire, hari igihe ibibi dutekereza biba bimeze burya, ibitekerezo by'umuntu n'ibyifuzo by'umuntu cyangwa se amarangamutima y'umuntu, sibyo, ameze ndetse natwe ubuzima bwacu ni nka magnet, kandi kimwe kiri positive ikindi kiri negative. Nk'uko uzi ko nyine ku mukobwa n'umuhungu ari positive na negative, haba attraction cyangwa se birakururana. N'ibitekerezo n'ibyiyumviro tugira abantu n'ubuzima bwacu bwa buri munsi busanzwe nabyo bimeze nk'uwo mukobwa n'uwo muhungu, iyo bahuye bakururana. Kuko uricara ugatekereza ngo sinagera kuri iki, ntago nzahora ndi umukene. Nuko bigomba kugenda, ugomba kuba umukene ukazarinda upfura umukene, bakagushyiraho igitaka uri umukene. Ariko nutekereza ibyiza bizakuzira, nubwo bitakuzira byose ariko bizakuzira. Rero niba utekereza gutyo kandi ukaba ushaka iterambere, ibyo byibagirwe, iterambere uzaribona, sibyo? Ikindi kintu reka mbabwire rero abantu niba bikasira, uzika mbaho urugero. Nkanjye hari igihe nabaga nicaye wenda ari nk'agakiga kabarira, wenda urabizi ikintu abana tukiri batoya cyangwa tukiri bato cyane, abana baba bakiri bato cyane, ikintu tuba dutinya cya mbere kumena ni itasi rya mama cyangwa idongo rya mama. Abenshi dutinya kumena ikintu cyose, ikirahure. Icya nyuma rero tugiye gusoreza ari cyo cya 10 kizarimbuza abantu benshi, kigatuma abantu benshi bazasubira mu gitaka bavuyemo ari abakene bakibabaye, ni uko uhora utegereje yuko bagutekerereza bakanakubwira icyo gukora. Umeze nk'umwana iyo ashatse kunyara bamujyanayo, iyo yashatse ko bamujyanayo, ikintu cyose n'ibyo baramuzanira. Rero umeze nk'akabebe gashaka guhora gatamikwa, ntushaka kwitekerereza. Umuntu ashobora kugutekereza akagutekereza nyine ibiri mu bwonko bwiwe, ariko ntabwo byaba bingana n'ibyo wowe witekerereje. Utegereje yuko icyo ugomba gukora hari umuntu ugomba kukikubwiriza, we ntabwo ushobora kwicara nyine ngo wibwirize ngo ngomba gukora iki, mfata uno mwanzuro, ibi bintu ndabirambiye mu buzima bwanjye, ngiye gukora ibi ngibi, ndeka ibi ngibi. Uba ushaka nyine ko ibintu byose babikubwiriza. Rero mu gihe utaramenya gufata umwanzuro ngo umenye ngo ndakora iki ngiki mu gihe cyacyo, ngo witekerereze ubwawe ku giti cyawe, nta terambere na rimwe tuze kugeraho, kandi uzahora nyine mu cyiciro kimwe, ntabwo uzigera uva ku cyiciro kimwe ngo ujye mu kindi. Kandi mu buzima tuba dukeneye gutera imbere, ukava mu cyiciro kimwe ukajya mu kindi. Rero byari ibintu 10 bituma cyangwa se bigutera guhora uri mu cyiciro kimwe, utabasha kuva ahantu hamwe ngo ujye ahandi, nyine uhora wowe uri umutindi mu gihe abandi bakomeza batera imbere. Rero niba nawe wisuzume muri ibyo bintu 10 ushobora gusanga nta na kimwe cyawe ni byiza, ushobora gusanga byose uko ari 10 ubikora, icyo cyaba ari ikibazo. Ushobora gusangamo hari 8 wakoragamo ibyo 2. Rero gerageze uhinduke. Iyo ushaka iterambere urariharanira, nk'uko icyo ushaka cyose uragikurikira. Rero mwakoze kubana.